ibintu rero byanteye umubabaro shaho, byanteye umubabaro kubera ko impamvu byambabaje nahise ntekereza ikintu cyanteye umubabaro n'ubu ndacyawufite mwinshi. Baratubwiye ngo kuko mu binezeza Imana ntago ari uko tuzarimbuka, kuko icyazanye Yesu ni ugushaka no gukiza icyazimiye. Haleluya, haleluya. Ushimye Imana itwemereye kuboneka muri uyu mwanya mwiza ngo tuganire ku ijambo ryayo. Tugiye gufatanya ijambo rimazemo iminsi. Ku batanzi nitwa Alice Rugerindinda, nanjye ndi umukristo waha mu Gatenga. Imana iduhana umugisha. Narisabye abantu ngo bakingure n'amadirishya, abantu tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Hari umwuka mwinshi n'imiryango n'amadirishya bifunguye, ntabwo ndi busakuze, ndavuga gahoro cyane. Imana ishimwe. Imana yashyize kuri jyewe ijambo numva rikomeye, ariko niryo turi buganire, kandi ndagerageza kuvuga nitonze ku buryo tuza kuhava buri wese afite ikintu yumvise icyo Imana yashakaga kuvugana nawe. Reka dufungure muri Luka ibice 15. Luka ibice 15 ni ku rupapuro rwa 79 mu isezerano rishya. Luka ibice 15, wenda reka mpere ku murongo wa mbere. Ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo Yesu yazanywe no gushaka icyazimiye. Ni ijambo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira urukundo rwa Yesu mu gushaka icyazimiye. Imana ishimwe. Kandi turi bubirangize. Uyu munsi hari abantu bari buboneke, numva twiteguye gusengera abantu bagiye kuboneka, hanyuma turahava tujyanye n'inshingano nk'abakristo. Mbese Imana iragushakaho iki muri iki gihe? Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Reka dusome ibice 15 guhera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo nuko abakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanditsi barabyivovotera bati, wiyegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Abaciriye umugani ati, ninde muri mwe waba afite intama 100 akazimiza imwe muri zo, ntasiga izindi 99 mu gasozi, akajya gushaka iyazimiye kugeza aho ari buyibonere? Umurongo wa 5, ngo iyo ayibonye ayiterera ku bitugu yishimye, yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati, twishimane kuko mbonye intama yanjye yari yazimiye. Ndababwira yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe wihannye kumurutisha abakiranutsi 99 badakwiriye kwihana. Umurongo wa 8, ngo cyangwa umugore waba afite ibice 10 by'ifeza, yaburamo kimwe ntiyakongeza itabaza agakubura mu nzu, akagira umwete wo gushaka kugeza aho akibonera? Iyo akibonye ahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati, twishimane kuko mbonye igiceri nari nabuze. Ndababwira yuko ariko haba n'umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihannye. Ihangane some n'indi mirongo mike hasi. Umugani w'umwana w'ikirara, ngo kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu 2. Umuherereza abwira se ati, data mpa umugabane w'ibintu nkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuherereza ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cyo kuragira ingurube, yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ngo ariko ngo ntihagire ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jye inzara inyiciye inaha. Reka mpaguruke njye kwa data mubwiye nti, data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona aramubabarira, arirukanka aramuhobera aramusoma. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Uyu munsi numvise ari ryo jambo nifuza ko tuganira, rivuga ukuntu Yesu yazanywe no gushaka icyazimiye.
nabasomeye imirongo isa nkaho ari myinshi. Mu minsi ishize nagize umugisha wo kwiga isomo ryavugaga ku mutima w'Imana ku munyabyaha. Bararinyigisha guhera umunsi wa mbere natangiye kuryiga. Natangiye nihana na n'uyu munsi ndakihana. Umutima w'Imana ku munyabyaha barawuvuze, numva ni mugari, numva nta n'uwo nigeze ngira, numva sinigeze nkunda abanyabyaha, wenda hari n'abandi turi buze gufatanya bameze nkanjye. Nyine numvaga umuntu wakoze icyaha atinze kuza hano ngo tumukubite, ntabwo ari ukumukubita inkoni, ariko nyine muri bwa buryo, wenda abo twabanye muri nyobozi y'ikidiyakoni barabizi. Iyo umuntu yabagaje kwihana bavuga ngo vuga cyane, bisobanure nyine, vuga uko byakugendekeye. Muzabirebe niyo tuje hano kwigabura umuntu yihana, abantu baba basa nkaho batabyumva, bahwihwisa, bagira gute. Iryo somo ryatumye numva nsinzwe, sanga nta mutima w'umunyabyaha nigeze ngira, sanga ntaki, sanga nyine uwakoze ibyaha baramukubita, sanga bitandukanye n'Imana. Buri Imana itandukanye natwe. Bibiliya ivuga ukuntu ngo Imana yatangiye gushaka umuntu guhera mu isezerano rya kera, ngo Adamu na Eva bamaze gukora icyaha. Ikintu cyanteye umubabaro n'ubu ndacyawufite mwinshi. Baratubwiye ngo Imana ntabwo ari yagiye gushaka Adamu amaze gucumura. Mumva ukuntu Imana itangaje. Ndashaka ko uyu munsi muza kumva urukundo rw'Imana haba kuri wowe, hanyuma noneho uze no kwiyumva. Hari ikintu umuntu avuga ati izi nyigisho wenda zirareba bazimiye, ariko nanjye zirandeba nk'umuntu numva ntarazimiye, ariko nkaba ntarakoze inshingano nagombaga gukora. Bibiliya ivuga ukuntu ngo Adamu na Eva bamaze gucumura. Adamu yakoze ibintu, Imana yari yaramuhaye amabwiriza, iramubwira ati Adamu we, dore uramenye, dore ingabano zawe, dore ibyo wemerewe kurya, dore ibyo wemereye iki. Amaze gucumura ngo ntabwo ari we wagiye kureba Imana, ahubwo Imana yaragarutse iza kumureba, malgré ko yakoze bya bintu binyuranye n'ibyo yamubwiye. Ngo iraza iramubaza ngo Adamu we, ngo uri heshye. Ako kantu mwakumvise? Imana ijya kumushaka, hanambwa ati Adamu we uri hati, numvise imirindi yawe njya kwihisha. Iramubwira ngo aho ntiwakoze kubyo nakubujije, aho ntiwariye kuri cya giti. Imana yari ikimushaka, Imana ishimwe. Bibiliya ikavuga Kayini amaze kwica Abeli, ari ku musozi, byari ibintu bikomeye. Imana iramwegera amubaza ngo Kayini we, ngo Abeli murumuna wawe ari. Nuko si Imana ari iyobebaho Abeli ari, ahubwo ko ari ukumwereka ko nubwo yakoze ibidakorwa, Imana irimo imubwira ngo amaraso ya murumuna wawe ngo arimo arantakira ku butaka. Nubwo byari byagenze gutyo, still Imana iracyamugendaho. Kayini we, murumuna wawe ari. Bwari uburyo bwo kumusembura kugira ngo arebe ko yakwihana. Imana iracyagufitiye urukundo. Nazanywe no kubabwira urukundo rw'Imana rutandukanye n'urw'abapasiteri n'abarimu n'abadiyakoni. Twebwe twagucunaguza tukajya tugira ngo wishe isi yose, ariko Imana iracyagufitiye imbabazi. Nibwo butumwa nazanye uyu munsi, kukubwira umutima w'Imana mugari kuri wowe, kugira ngo none uze kuza ndibukubwire ngo rata ngwino, humura ngwino. Nubwo bitagenze neza, hari n'igihe umuntu agira ngo isi yamucikiyeho, ariko ntabwo isi yagucikiyeho, kuko wicaye muri iri teraniro ukaba urimo wumva n'ijambo ry'Imana uyu munsi. Imana mu gihe cya Nowa ngo abantu bakora ibyaha byinshi, ngo gutaka n'ibyaha byose bikajya bigera imbere y'Imana. Imana iragenda ishaka Nowa, iracyashaka umwana w'umuntu, kuko mu binezeza Imana ntabwo ari uko tuzarimbuka, kuko icyazanye Yesu ni ugushaka no gukiza icyazimiye. No mu gihe cya Nowa ngo ibwira Nowa ngo ubaka inkuge, uhamagara abantu ngo nibaze, uzemera kuza azakiza ubuzima bwe. Imana yari igishaka umwana w'umuntu, Imana ishimwe. Inkuge irubakwa, Nowa arahamagara ati nyamuneka nimuze. Urumva nubwo harimo abataje, ariko si uko urukundo rw'Imana rutari rwigaragaje ngo Imana ihamagara abantu ngo nimuze. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Ndizera ko mwatangiye kumva urukundo rw'Imana. Birivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Na n'uyu munsi iracyahamagara. Ni ikimenyetso cy'uko igihamagara
ibindi byari mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Imana ararebye isanga nidatanga Yesu, umwana w'umuntu azakomeza akazimira. Iremera itanga Yesu kugira ngo kuri abavuga ngo ku musaraba kugira gutya ngo nukwireherezaho amahanga yose. Haleluya, haleluya. Ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo nimuze munsange ndabaruhura. Ubwo Yesu yajyaga ku musaraba akarambura amaboko gutya, kwari ukuvuga ngo mwese ngaho nimuze. Haleluya. Ngo umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri, twese twemererwa kwinjira, abemera kwizera. Imana ishimwe. Reka ngaruke kuri izi nkuru we nasomye. Barazimbwe numva ziteye ubwoba. Muri izi nkuru baravugamo ibintu bitatu. Baravugamo intama yazimiye. Intama yazimiye ivuye ku mwungeri, ngo iragenda irarongotana, inahageze ihura n'ibibazo bikomeye. Ariko ikintu gikomeye ngo umwungeri wazo ngo asiga intama 99 ngo azisiga ku gasozi, ngo aragenda ati mundangira aho iyo ntama yanjye yagiye. Akajya avuga ngo mbese ngo mu bacunguwe ngo nta wamenya aho yabiri. Imana ishimwe. Ngo agenda ngo azerera ngo mu bihanamanga, ngo agenda ashakisha. Bakajya babaza bati nkora tubona niki ko tubona ibintu byakwishe n'amaho. Akavuga ati nimuceceke, hari intama nabuze, hari intama nabuze kandi ngomba kuyibona. Ngo aragenda ashakisha ahantu hose, ngo hayisanze, ngo asanga ngo ihondobereye, ngo yenda gupfa. Buriya mu byaha ni habi, harica. Nta buzima bwiza buri mu byaha. Birigivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ngo ni kwiteka avuga. Naho twaba turimo tubyina amakorasi, ariko ubuzima bwo mu byaha burababaje. Nyine ni hahandi bavuga ngo ni hahandi wa muntu wabaga mumva ngo akajya yikebesha amabuye, ngo baramuziritse, barakoze ibintu byose byaranze, ngo kugeza umunsi yahuye na Yesu. Na Yesu rero ngo yagiye gushaka iyo ntama, ngo kugeza ubwo ayibonye ntago ayikubisa ati kuki watayizinduka agenda ngo ajye yikubita ishyi. Ubundi wajyaga hehe? Dore nibyo bikomere n'ingaruka zaho wagiye. Ubundi wivanaga mu bandi ute? Ngo yarateruye ashyira ku rutugu, ngo agenda abwira abantu atayiwe nimwishime, mbonye intama yanjye nginda yigaruye. Ayigarura mu zindi. Akavuga ngo mbese mu bacunguwe ngo nta wamenya ahantu yambutse. Ibintu rero byanteye umubabaro shaho. Byanteye umubabaro kubera ko impamvu byambabaje, nahise ntekereza hari igihe tuba muri Nyobozi umuntu yajyaga aza akaza aje gusaba imbabazi, akavuga ngo amaze imyaka 3 n'igice yaraguye, nta muntu wigeze umenya ko yagiye. Ikintu cyarambabaje. Nyine ndi mu gihe cyo kwihana no gutekereza ko hari ntakora ibyo nakabaye nkora. Umuntu akaza ati nje gusaba imbabazi. Bati wabaga he? Ati buriya amaze imyaka 3 n'igice. Ati buriya naragiye ndasambana nkora ibintu byose. Bati reka tube tugushyize inyuma ho gato kugira ngo batazatubaza ko tutigeze tuguhagarika, hanyuma wikoze uzagaruke tukubabarire. Kubera iki? Kwa kwitorero twateshutse ku nshingano zacu. Nyine abantu baragiye barapfa, bahondoberera iyo ngiyo, nta muntu wigeze amenya ko bagiye. Ari nabyo ejo umushumba yavugaga ku igaburo, akavuga ati kuki utabera amaso itorero, nubona ahantu hari ikibazo usinyare, cyangwa se nawe ugeyo, kuko ntago Imana ituma rise ngo yigusige mu bacunguwe. Nta wamenya aho iyo ntama yagiye. Icyo kintu numvise kineye umubabaro, numva nanjye nyine ndi mu bantu bakeneye gusengerwa kugira ngo Imana yongere ikore ku mutima wanjye. Wa muntu mwaririmbanaga yagiye. Hari n'igihe ikintu cyanteye ubwoba, uzi ko hari n'igihe umuntu aba akimara kubatizwa yasoma ku nzoga, ijwi rikamubwira ati genda wisubire mu byaha, ntikigaragara ko n'inzira ijya mu ijuru utazayishobora. Nyamara abonye umubwira uti humura, nanjye nkimara gukizwa byigeze kumbaho, ariko saba Imana imbabazi ubuzima burakomeza, yagaruka nawe tugakomezanya inzira ijya mu ijuru. Ariko iyo agiye agasoma kuri ya nzoga cyangwa kongera za ngeso wa mubi yamwanduje zikaza, ijwi riramubwira ati gumireyo n'ubundi ibi bintu bijyo mu ijuru ntabwo uzabishobora. Ariko turimo turavuga umutima w'Imana ku munyabyaha n'ikimana gushaka wowe nanjye. Imana itugire neza.
aha navugaga ku ntama, none umva ikintu cyanteye agahinda ku ntama. Baransobanuye, je sinigeze mba ahantu baragira, navukiye i Kigali nyine, ariko barambwira ngo intama ngo ijya imenya ko yazimiye ariko ntijya imenya inzira iyigarura, ngo nicyo kibazo. Irabimenya ikaba yabona iri yonyine igahebeba, ariko inzira iyigarura ngo ntabwo iyimenya. Nabo bakatubwira ngo itandukanye n'imbwa, buri imbwa irazimira ikazongera ikarorongota, najyaga kubona ukabona igarutse kwa shebuja. Itandukanye n'inuma, inuma nayo iragenda ikazagaruka, ariko intama yo ikenera umuntu ujya kuyishaka hahandi yazimiye. Murumva ukuntu dufite umurimo ukomeye, ngo mu bacunguwe mbese nta wabimenya ngo amenye uko byagenze. Icyo kintu cyanteye umubabaro, numva ntekereje ko nyine hari umuntu umenya ko yazimiye, wibereye mu njamena hahandi twakoze igiterane, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko ntabwo azi uko bongera guhaguruka ngo bave mu njamena bongere bagaruke mu rusengero. Mwabyumvise? Imana yacu tugire neza. Turi buze gusenga dusaba Imana imbabazi, tuyibwira ngo duteremo umutima ukunda abanyabyaha, ufite impuhwe abo bantu kugira ngo bagaruke mu nzu y'Imana. None igiceri nacyo, igiceri cyo ntumvise ngo Yesu yatanze urugero rw'igiceri, nacyo cyarantangaje. Buri igiceri nacyo kiratakara, ariko ngo aho cyari kiri nta nubwo cyo cyari kizi ko cyatakaye. Nyiracyo niwe wamenye ko cyatakaye, kuko mu biceri yari afite 10 yarabaza amenya ko harimo ikiburamo. Murumva ukuntu bino bintu bikomeye, harimo igiceri cyatakaye, kandi none kuko ari iki giciro nk'ukuru w'igiciro mu maso y'Imana, ngo nyiracyo yacanye itara we, ubuzi nk'akazahabu gatakaye hano, mwese iteraniro twabahagurutsa tuti mwe musohotse gakeya tubanze dukubure dushakisha ahantu zahabu yaguye. Uruw'igiciro mu maso y'Imana, uruta zahabu, uruta amafaranga, ntacyo nimukomera Imana amashyi. Imana ishimwe. Bavuga bati hari ikintu gikomeye kiburiye hano, mwe musohotse gake tugishaka. Hanyuma uwo muntu rero ngo aracana, ngo arakubura, ngo kugeza abonye igiceri, harangije ngo abwira abantu atumva nimwishime mbonye igiceri cyanjye. Nimvuga igiceri wumve wa muntu wazimiye ariko akaba atabizi. Iki kintu, hari umuntu waje hano mu Gatenga habaye igiterane, atubwiriza ngo umwana wigeze kuzimirira mu iteraniro. Icyo kintu sinzi niba mukibuka, ngo umubyeyi ngo yafashe umwana we ngo amuzana mu giterane kinini cyane, ngo umwana arangije ngo abwira mama ati mama waretse nkaba nigire hari abavuza ingoma gakeya nkaba ndeba aho bacuranga. Mama we yicaye mu iteraniro, umwana ngo yiyegereye ingoma. Mama wategereza umwana yagiye abivuze ati ndagiye, ariko nyina arategereza ko umwana agaruka, umwana ngo ntiyaza. Mu giterane ngo batanga amatangazo, umubyeyi witwa Rugeri Ndindarise ararangisha umwana witwa runaka, ngo kaka nawe kare kavuga ngo ariko ngo numva uwo muntu ngo yitiranwa na mama, ngo ndumva niryo zina riryanye, ngo ariko burasigiye kuko jewe nzi ko mama zahondi. Ako kantu karanyishe nako. None bakavuga bati uwo mwana yagiye yambaye imyenda isa gutya. Umwana wicaye akavuga ati nukuri ngiye ndabona iyo myenda ariyo nambaye, ariko je nzi ko mama zahondi. Aho nyinari yatabaje ati nyamuneka umwana wagiye umeze utya. Aravuga ngo hari igihe umuntu azimira ntamenye ko yazimiye, ukaba wazimirira muri iri teraniro ukajya uvuga uti ngenda bizi ko Imana izahondi, ariko nawe umutima ukakwemeza ko wazimiye. Kuzimira ni iki se? Ni ugusubira mu byaha ukongera ukagenda. Kuzimira ni hahandi usubira mu byaha nawe ukajya uvuga uti narazimiye koko, ariko uyu munsi ijwi ry'Imana ryakugezeho, nubwo wumva ukeka ko data azahuri, ariko uri hehe nyine? No kwa Adamu yaramubaje ati Adamu we uri hehe nyine? Atari uko ayobewe aho ari, ariko yashakaga kumubwira ko yakoze ibinyuranye n'ibyo bari barumvikanye. Imana yacu tugire neza. Nabwiye ngo uyu munsi tugiye kwakira abantu bagiye kugaruka. Wagize umugisha wo kuba muri iri teraniro, harimo n'uba ari kuri kamera, Mwuka Wera akambwira ati koko warazimiye, waragiye ujya kuri. Kangaruke noneho ku mwana naho nshoreje. Umwana w'ikirara we yivanye iwabo na waragenda, ariko ikintu byose bihurizaho nuko nta mahoro yo mu byaha. Ngo yagiye yumva ari ibisanzwe. Njya mbaho ubuhamya ukuntu ngewe abantu bambwirije ubutumwa, hari igihe cyageze bakambwira bati rero Alice twagira ngo tugusezereho
barambwiye bati twe twakijijwe tutararya ku byaha, tubaye dusubiye mu isi tujye kurya ku byaha, tuzagaruke tuzi icyo tuje kwihana. Bagiye bansezeye, ariko barambwira bati wowe nubishobora uzikomereza inzira ijya mu ijuru, ariko twebwe tubaye dusubiyeyo. Nukuri basubiyeyo mu gitondo nyine bishyiraho ibimenyetso byo kugwa. Hari igihe umuntu agenda yabigambiriye akabwira ko ati murabeho ndabihaze ibintu byo mu rusengero n'amategeko yanyu n'amabwiriza yanyu, akibwira ko hagiye ari heza, ariko Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Nyine bwakeye bishyizeho amahina y'inyamirambo bakubita mu dukabutura, ni nko kubwira isi ngo twaje twakire, twari twaragiye kwa Yesu ariko turagarutse. Ariko ibiba byakurikiyeho ntago biba ari byiza, kuko nyuma naje kumva kumwe muri abo bari bambwirije ngo yaje gushaka umugabo w'umwisilamu arangije aranapfa. Mbese ibaze kuba ari umwana w'umupantekote, ndavuga umupantekote vrai wakijijwe wahuye na Yesu, umubone abana n'umugabo w'umwisilamu. Mbese nawe mbagira ngo mbahe ingero zifatika mu byumve. Nta mahoro yo mu byaha. Ibaze warabyinaga ya makorasi ngo mwami we uri umwami w'amahoro, ukazibona uri mutera shahada niba ariko babyita wunama wo yitandiye. Ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko uyu munsi Yesu yaje kugira ngo avugane nawe, wongere ufate imyanzuro myiza. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Umwana w'ikirara nubwo yahangayitse, ariko ngo igihe kimwe Umwuka Wera mugarukaho ngo yitekerezaho, aravuga ngo kwa data bararya bagasigaza, reka nsubireyo. Ikintu cyiza mu rukundo rw'Imana nuko ngo arimo agaruka, ngo se yagiye yiruka ngwino ntama yanjye, ngo yavugije induru ati ngwino, ati nimubage. Ntabwo yigeze amucyurira. Umuntu umwe yaradusobanuye ngo hari yavuze ngo mpumugabane umwe, ni nkaho yakabwiye ati warapfuye, ni nkaho yasize amwishe, kuko ubundi ngo basaba 8 ku muntu wamaze gupfa cyangwa ugiye gupfa. Ntabwo papa we yigeze amucyurira ngo amubwire ati ubundi wagiye ujya hehe, yambwira ati ngwino. Noneho reka mbabwira akanyuma gateye umubabaro. Barambwiye ngo muri Bibiliya uretse ko nanayisomye, nta hantu na hamwe mukuru w'uyu mwana yigeze arira ngo avuge ngo murumuna wanjye aragiye. Icyo kintu naracyumvise, ibintu byanteye umubabaro ukomeye. Nta hantu Bibiliya ivuga ahantu mukuru w'uyu mwana yigeze avuga ati murumuna wanjye aragiye. Reka da, yigumiye iwabo arakomeza yinjoyinga ibyaho, anahagarutse ngo yarahageze asanga bakoze ibirori, aravuga ati habaye iki? Bati murumuna wawe yagarutse. Agarutse mu biki? Mwabyumvise? Navuze ngo mbega ukuntu mukuru uyu mwana ararise. Buriya hari uwavuga ati mbega umuntu mubi. Navuze ntuyu muntu umenya ameze nkanjye, abo duhagarika hari ujya ajya kubareba. Nyine ni kwa kundoke twaramuciye, yakoze ibyaha yaragiye, ariko ninde wigeze ajya kumukurikirana ngo ajye kureba nyuma yo kumukubitira imbere y'iterana? Rega biriya bintu biteye ubwoba. Uzi kuvuga ngo runaka wo kwa runaka ngo uyu munsi tumushyize inyuma y'itorero. Niba hari ibintu byajyaga bintera ubwoba, nkavuga ni Imana uzandinde kugwa, kuko guhagarara imbere y'iteraniro ndumva biteye ubwoba. Uzi ugahagarara imbere y'abana n'abakuru, biriya bintu disi biteye ubwoba. Harimo n'ubitekereza akavuga ati reka, aho kugira ngo nzajye guhagarara imbere y'iteraniro mvuge ngo narasambanye cyangwa naribye, ndigumira mu byaha. Ariko uramubwira uti humura, tuzakubwira uko uzabivuga, humura. Ntabwo Imana, humura, nta muntu uzakubwira nabi, humura, birashoboka. Natwe tukiri bato niko byajyaga bitugendekera, na n'uyu munsi ntituragera aho Satani atabasha kugeza imyambi. Imana yacu tugire neza. Ubwo rero niryo jambo ngiye gufatanya, iminota irashize, ariko ndashaka abantu banyegere mabo ngwino hano n'abandi bantu bake. Tugiye gufatanya twese indirimbo ya 409, niturangiza turahita dusenga. Iravuga ngo Yesu araduhamagara ngo nimubyuke, ngo ibisarurwa bireze, ngo usarurira ninde? Sente banguka vuba vuba. Ntihagira umuntu udufasha. N'indirimbo ya 409 ndashaka ko bayidufasha mukayiririmba mutuje cyane, ngo ntuzahere kure cyane, ngo kwamamaza ibya Yesu, ngo abaguye bari hafi, ngo nabazimiye nabo bakavuga ngo nutazi gushyomoka kuko utari umuhanga, ngo hamya gusa ko wamenye ko Yesu agira neza. Haleluya, haleluya. Bakestara hari umuntu wigeze kumbwira ngo yarakijijwe. Uzi ikintu ngo cyatumye akizwa? Tukibirwamagana hari ahantu twarimo twubaka iwacu mu rugo, none tukajya duhakaza abafundi b'abarokore uko bazamuka ku gikwa baririmba indirimbo za korara abasaruzi.
uko baterura barimo baganira amagambo y'Imana. Uwo muntu ngo yabaga aryamye muri ya nzu yaranyweye kore, kwa kundi amazi aba yaratinze kuzura, ngo akaba yarigwangitsemo. None ngo aho ngo yicuriye ngo akumva abantu bari kuvuga ineza y'Imana. Haleluya, haleluya. None ngo arangije aravuga ngo ariko ngo wazajya gukizwa, ngo nkareba niba ibyo bano bantu bavuga ngo nanjye Imana yazabinkorera. Nicyo cyamujyanye mu rusengero. Wenda uravuga uti nge sinzi no kujya ku ruhimbi, nta nuzampa ijambo, ariko hahandi urimo wubaka uvuga indirimbo, hahandi abantu bose nabonye benshi baragiye kuri za YouTube mu Rwanda, tekinoloji imaze gutera imbere, jya ushyiramo icyigisho. Hari igihe batakwemera kuririmba ariko ukaba ufite icyigisho cyiza, ba bantu bari kugikwa bubaka ukaba wabashyiremo ka karirimbo, ukaba washyiremo ijambo ry'Imana. Mu rugo iwawe hari uburyo bwinshi twazana abantu kuri Kristo. Kwa kundi umumotari agutwaye ukamubaza ngo mbese waba warakire Yesu. Nigeze kubabwira akantu gato reka soze, ngo umuntu yari arimo agenda muri karitsiye, ngo ageze ahantu ngo asanga umuntu ahari, ngo aramubaza Yesu uramuzi? Ngo umuntu amubwira ngo ugiye ngo iyi karitsiye nyimukiyemo vuba, ngo Yesu ntabwo muzi. Aramubwira ati ngiye iyo karitsiye nyimukiyemo vuba, uwo muntu bita Yesu simuzi. Bishatse kuvuga iki? Hari igihe twishyiramo ko abantu bose bazi Yesu ariko ntabwo bamuzi pe. Ushobora no kumuvuga akavuga ati uwo muntu turumva tutamuzi, twimukiye hano vuba. Yuhera no kuri wa wundi ukwegereye mu muganda, harimo n'amakwasiteri ajya dutwara. Umurokora aba yarateguye indirimbo z'Imana, pana ya mavideo agenda turuna yerekana ibishitani. Ndimo ndabigisha uburyo bwo kuvuga ubutumwa. Haleluya, haleluya. Umurokore muri ya kwasiteri ye aba yashyizemo indirimbo z'Imana n'ibyigisho, kandi kuko arigira imodoka nta muntu uri buze kumubuza. Hari uburyo bwinshi twajya kuzana abantu kuri Kristo, n'abaguye tukajya kubazana.